Now reka tugaruke muri B-side. Hashize iminsi havugwa ngo ko Ama G The Black yaba yaribye indirimbo. Okay, umuntu bashobora kubiyinterpreta mu buryo butandukanye, ushobora kuvuga ko yayikopiye, abandi bavuga ko yayishishuye, abandi bakavuga ko yayibye. Ni danger. Iyo ndirimbo ngo ni umuhanzi witwa I Sent The Trigger, nawe umurapero. Alors Ama G The Black ni umuhanzi quand même tuzi yakoze injyana nyinshi za fresh, you know, it's been a long time. Ubwo rero byatumye twibaza niba koko yaba yaribye iyo njyana. Nta kundi twari kubimenya, twaragiye twegera umushinja I Sent The Trigger, uko nguko niko yatubwiye muri B-side. Ngiye nyita I Sent The Trigger. Ndi umuraperi nyarwanda, narimbye nanze kwiga umusitari, ngira star na si yanjye hamwe ni nyinshi n'umukozi wo mu rugo ya nkandi umuraperi w'umunyarwanda. Ama G The Black njya gukora indirimbo yanjye yitwa si yanjye. Nabanje ndireba igitekerezo ndicara, of course ndayitekereza ndayipangira ko yari indirimbo nekiza ko yazagira ikintu marira. Nuko ndareba ndavuga ino ndirimbo yazagira ikintu ngezaho, ngomba kuba nashyiramo umuraperi nibura ufite izina kundusha. Nibwo nase nekeza Ama G nk'umuntu dutuye muri quartier zimwe Kanombe, ko numva ko batangora paraporo no ko najya gushaka abandi. Ndahimu proposa, ndamuhamagara, ndamutsapinga ahantu hose, donc ndamugigiza. Nuko arambwira ati nta kibazo nakwanga kugufasha, ubu uzabanza ugende ukuri iyo ndirimbo ntumve kuntu bimeze, urumva nyuma unyurize sample yayo numva ari ngo mifatika, vraiment nzahaza ngufashe ntaribi. Ndabikora nkuko yabimbwiye, indirimbo ndayirangiza, urumva donc nkuko yabimbwiye ndamwuriza kuri WhatsApp nkoreza sample. Muri uko kumworeza sample arambwira ati uzambwire muri weekend umamagare wumve niba mfite umwanya. Ndamuhamagara, weekend igeze ndamuhamagara, ndamutigita, arambwira wapi ndawuze bitagiramo ibintu byinshi, donc anyigiraho busy. Ndakomeza ndamugigiza, ariko noneho mu nshuti ziwe za hafi zambwiraga yuko Ama G The Black irandirimbo yanjye yikunze. Arambwira ati nuzanagotwa irandirimbo yawe, urumva irandirimbo yawe nugotwa ashobora kukurangiza, urumva. None nanjye numvishe gutyo, kandi gukora bizi ko bakunda kubikora n'abastari bitwangisha ngo nuko ngo baba barenze, urumva. Nanjye ni